aje kumukuramo roho. Dawudi yaje kubyanga, maze Dawudi yari kuzabaho imyaka 40, ariko uko byaje kugenda ngira ngo ugiye kunkurikira wumva ukuntu byaje kugenda. Uyu Dawudi yasubiye mu ijuru, uyu malayika yasubiye mu ijuru abwira Imana yuko Dawudi yanze ko bamukura mu ruhu. Nuko Dawudi Imana imwohereza ubutumwa umubwira ati ese Dawudi, ntabwo wibuka yuko wari ufite imisatsi yirabura ubu ikaba imaze kuba imvi? Nibyo, kera nk'umuntu wari ufite ijwi ryiza cyane agandukira Imana cyane, ufite imbaraga zidasanzwe, wapondaga ibyuma nk'ibyondo kubw'imbaraga, ubu uracyabishobora? Ati hoya. Ntiwashwanyuye intare ukayishwanyuza? Yego. Ubu uracyabishobora? Ati reka da, hari ikindi gisigaye cyaba kikumenyesha yuko utari kugaruka ku Mana? Undi ati ndabyemeye, munkure mu roho. Uko niko rero Dawudi yakuwe mu roho, asubizwa ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uko ni nako byaje kugenda ku mugabo, ku ntumwa, kuri sekuru w'abantu bose, ise w'abantu bose Adamu, yari kuzabaho imyaka 1000. Ubwo yari amaze kuremwa ayerekwa abazamukomokaho bose, yaje kubona mu roho irabagirana cyane. Arabaza ati iriya roho ni yande? Bamubwira ko ari umwuzukuru cyangwa se uzava mu rubyaro rwe witwa Dawudi. Nuko ababaza imyaka azabaho, bamubwira ko azabaho imyaka 40. Nibwo Adamu yavuze ati ngiye nzabaho imyaka ingahe? Bamusobanura ko azabaho imyaka 1000. Nuko abasaba ko havaho imyaka 40. Iyo myaka 40 bakayihereza Dawudi, akazapfa nibura afite imyaka 80. Uko byaje kugenda rero, uyu Dawudi yaje kubaho imyaka 80, yari kuzabaho 40. Hageze igihe cya Adamu cyo gupfa, yanga kuva mu roho, arabyanga. Bamwibutsa yuko ababwira ko igihe cyihuse, bamubwira yuko imyaka 40 yihaye Dawudi kugira ngo aveho. Nuko Dawudi yemera kuva ku isi afite imyaka 960. Uko ayo mateka yakomeje kubaho, natwe mu bantu twanga kuva ku isi, ariko Imana yo itwereka yuko igihe kimwe kizagira tukava ku isi. Imana iti kullu man aliha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Buri kiremwa cyose cyaremwe kizava ku isi, hasigara uburanga butagatifu bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala gusa. Uri umuntu uba ku isi wumva ufite imbaraga, igihe kizagira uve ku isi. Niba utekereza yuko uzabo igihe kirekire, iki gihe ntabwo kizigera kigukundira. Imana iti rero igihe cyari cyo cyose uzava ku isi. Wa anfikum mimma razaqnakum min qabli ayatiyakum, mujye mutanga ibyiza Imana yabahaye ku isi mbere uko havuza igihe kimwe umuntu azagezwaho n'urupfu akavuga ati Rabbi lawla akhartani, yaba warunkerejeho gatoya ngakora ibikorwa byiza, ngatanga sadaka, nkaba mu bantu beza, wa akum mina salihin. Imana iti walayo akhira Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Igihe cyo umuntu kumukuramo roho kigeze, ntabwo tubukereza roho, uretse ko iyo roho tuyikuraho. Ibi ngibi ni nabyo byabaye kuri Imam Shafi'i rahimahullah. Uyu mu Imam Shafi'i ni inkuru yarazaniwe ikuye ku mwarimu witwaga Imam Malik rahimahullah. Uyu mu Imam yaje kurota yabaye inshuti na Malik ukura mu ruhu. Nuko ubwo yarari kurota, yaje kurota Malakul Maut agiye gufata urugendo ngo agende, maze aramubwira ati kugiye kugenda wamfashije, maze nanjye ukambwira igihe nzavira mu ruhu nkabasha kwitegura. Nuko ubwo yajyaga kuva mu nzozi, Malakul Maut yamweretse ikiganza cya inshara 5 k'intoki 5, arangije itakanguka. Yaje kubeberwa uriya izina ntoki 5 zisobanuye iki? Ni ibinyejana 5 ngomba kubaho, cyangwa si ni imyaka 5 ngomba kubaho, cyangwa si na mezi 5, ni ibyumweru 5, na amasaha 5, ni iminota 5 ngomba kubaho. Ntabwo yarabizi. Nibwo yagiye kubaza abasaza basobanuraga inzozi bo muri ako gace, birabananira gusobanura ikizo nzozi zari zisobanuye mu kuri. Nuko bahise bamurangira undi muntu wari barenze mu bumenyi, yitwaga Imam Shafi'i rahimahullah. Uyu Imam Shafi'i yafashe inzira ajya kumubaza, ariko umumenyi
akayerahoze ari umunyeshuri wuje kumubaza, birashoboka ko waba warigishije umuntu akakurusha ubumenyi. Nubwo rero yaje kubaza uyu mumenyi Imam Shafi'i, maze aramubwira inzozi yarose, arazimurotorera. Imam Shafi'i aramubwira ati khamsatun la ta'lamuha illa Allah, ibintu warose bitanu nta muntu ubizi uretse Allah subhanahu wa ta'ala, ngo gusinwa Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaje kubisobanura muri aya ya 34 muri surati Luqman. Izo nzozi Imana ibivugaho byinshi muri surati Luqman ku murongo wa nyuma. Umva ukuntu Imana ivuga: a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. ati inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mu by'ukuri ngo Imana, umva ikibyo byasobanuraga, ati Imana ni ifite ubumenyi bw'umunsi w'imperuka. Ubumenyi bw'umunsi w'imperuka nta muntu ukunda kubumenya, gusa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaba yaravuze ati ikizakubwira antal amatu rabbataha wa antal khufat al-urat al-alat al-aasa yatatawaluna fil bunyan. Ni igihe uzabona abantu abana batangiye gusuzugura ababyeyi babo, ndetse abana batangiye gusuzugura ababyeyi babo, maze ukabona bari abakene batageraga inkweto, bari abashumba bambara imyambaro icitse mu kibuno, ndetse bagendeshaga ibirenge, aribo bari kuba bakire muri iyi minsi ya none y'umunsi w'imperuka, barushanwa kuzamura amazu maremare cyane. Iki nicyo kizakubwira ko imperuka iza. Nuko nanone intumwa y'Imana yavuze ati la taqumu sa'a hatta yukbadu al-ilma, ngo nakibwo imperuka izabaho ngo uretse yuko Allah azabanza kwisubiza abamenyi. Muzabona abamenyi b'idini bari abamenyi beza bizewe mwakundaga, bari bafitiye akamaro, Imana itangiye kubisubiza. Ariko sinigitangaza yuko muri ubwo bumenyi bwa nyuma cyangwa se muri ubwo buzima bwa nyuma bw'imperuka, ngo abantu bazatangira gusebya abamenyi cyane. Ngo nimutangira kubasebya mubasuzugura, kwa kundi mwicara ubumenyi w'idini mugatangira kumusuzugura, Allah azabatwara mu buryo bubiri bukurikira. Uburyo bwa mbere Allah azatwaramo abamenyi, icyambere Allah azatangira kubatwara, abica batwara kugira ngo abisubize abantu beza batangire bapfe mbere. Kabiri ni ukubateza duniya, bakajya mu bucuruzi n'ibindi, maze mukibagirwa, bakabibagirwa, mugasigarana ubujiji. Ubu ni uburyo bwa mbere. Hanyuma nanone mu kindi kizagaragaza imperuka ko iri kuza, hazagaragara wetekerera buzamani, hazagaragara kubaho kw'igihe gitoya cyane. Ibi ngibi bigaragara muri alamatu sa'a, mu bimenyetso by'imperuka. Hazagaragara kugaragara kw'igihe gitoya mu bihe bya nyuma by'imperuka. Umuntu azajya aryama nti none abyuka avuga kuki bubaye bukeye vuba, atarutse nyamara aracyafite amavunane, nyamara aracyafite ibitotsi. Najya gukora bwire vuba, abona icyumweru kirangiye vuba, umwaka urangiye vuba. Ibi ngibi bikazagaragara no mu bihe bya antikristo, abakristo bemera twe mu Bisilamu twita Masihi Dajjal, umugabo uzaza mu bihe bya nyuma, mu by'ukuri azanye ibi byinshi. Iki kiganiro cya Masihi Dajjal cyangwa se cya antikristo ku bushobozi bw'Imana tukazakiganiraho mu buzima mu buryo burambuye, ndakibasezeranyije nacyo kiri mu nzira, hamwe n'isomo rigenera abacuruzi muri rusange. Igihe rero kizaba gitoya. Mu bindi bizagaragara, watadharul fitina, hakazagaragara intugunda mu miryango, muri sosiyete n'ahandi, muri jumuiye y'abantu. Abantu bakarangwa no gusubiranamo, kugambanirana, kwicana, kurogana n'ibindi bitandukanye. Ibi bikazagaragara mu bantu no kugambanirana, gusubiranamo kw'abayobozi. Ndetse hakazagaragara azalazilu n'imitingito myinshi. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu somo tugitegura kugira ngo uze kubasha kuryumva neza, iravuga ati ummati hadhi ummatum marhuma, umuryango wanjye
mu by'ukuri ni umuryango ubabaje kandi uteye impuhwe, kubera ko inama azabu fi dunya, ngo kubera ko mu bihano byo by'umunsi w'imperuka bizagaragara ku isi mu buzima bwa nyuma bazahura n'ibi bikurikira: asalazil, hazagaragara imitingito myinshi cyane, walifitani, hagaragara intugunda nyinshi cyangwa se fitina nyinshi, amashyari n'ibindi bitandukanye, ndetse hagaragare walbalaya, n'ibyorezo by'indwara zidakira. Reba bagenzi bawe uburyo barwaye. Ndetse hazagaragara walqatl, n'ipfu nyinshi zitandukanye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu by'ukuri fa inna al-mawt kathiratun alamatu sa'a, mu by'ukuri indwara nyinshi, impfu nyinshi zitunguranye n'ibimenyetso by'imiruka. Ibi ngibi byakomotseho nanone bigaragaza yuko ibyo ari byo bizagaragara ku munsi w'imperuka, nubwo hari ibindi byinshi, ku buryo abantu bazapfa cyane, abana kuvuma ababyeyi, bya bindi byose mwagiye mubona byabayeho ahambere. Muri iki gihe cy'imperuka bizagenda bigaruka, kwicana kw'imiryango. Ibi byakomotse ku ntumwa yabayeho yitwaga Idrisa, yakurikiwe n'intumwa y'Imana yitwa Nuhu cyangwa se Nowa, aho abana bakoreshaga uburozi, bakizera iby'uburozi, bakavuma ababyeyi, bakabakubita n'ibindi. Byagiye bigaruka muri ubu buzima bwa buri munsi. Ngibi ibizagaragara ku munsi w'imperuka. Iki ngiki ni cy'urutoke rwa mbere rwasobanuraga. Urutoke rwa kabiri yarumweretse nk'ikimenyetso rugaragara ati: inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth. Wa yunazzilu al-ghayth, ngo Imana niyo imanura imvura. Mu by'ukuri Imana iti huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan wa samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraj bihi minath thamarati rizqan lakum. Imana iti mu by'ukuri niyo yabagiriye ikirere nk'umutamenwa, ibagira isi nk'isaso, imanura amazi mu kirere iyamena ku isi kugira ngo asatagure isi, ibimera bibashe kuzamuka, amatungo abashe kubona ibyo kurya, cyangwa se namwe mubone ibyo kurya, murye ibinyamisogwe n'ibindi, mubashe kurya imiteja, murye imboga, murye buri kimwe. Ibyo byose abacuruzi baraho ngaho mucuruza bizamuka kubera imvura. Ibyinshi iyo imvura itangiye kubura, namwe ibyo kurya biratangira bikagabanyuka, ubwo tugasonza. Nubwo buryo rero Imana yabidushyiriye ku isi. Hanyuma rero ngo muramenye mutazabangikanya Imana, kandi ariyo musenga kandi mwari musanzwe mubizi. Imana ngiki cy'urutoki rwa kabiri rugaragara, abantu mwese mukabasha kubona ibyo kurya. Wa ma min dabati fil ardi illa ala Allah rizquha, ngo nta kiremwa na kimwe kigenda ku butaka bw'isi uretse ko Imana ariyo igihereza amafunguro. Namwe turimwe, namwe murimwo, natwe turimo, twese tubasha kubona amafunguro kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma kubera iri somo turiho, cyangwa se uko muryumva, bibe impamvu yuko byabongera kugaragara Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icya gatatu noneho ti wa ma fil arham, Imana niziboneka muri nyababyeyi, ibiva mu nda ibyara. Iyo igihe cy'amezi ane atari yagira, ntabwo ushobora kumenya ngo utwite iki, ariko Imana yo iba izi ikizava muri uwo mwana. Ni muri ya mazi ava mu gituza cy'umugabo, mu mugongo w'umugabo, akava no mu gituza cy'umugore. Yahura Imana ikaguhereza umuhungu cyangwa se ikaguha umukobwa, cyagiye muteretana, cyagiye mwishimana, hakazavamo umwana w'umuhungu. Ibi ngibi rero Imana ibasha kumenya uwo ishatse, imuhereza abana b'abahungu gusa, yashaka ikamuhereza abana b'abakobwa gusa. Uramenya utazajya muri shiriki ngo ujye kubangikanya Imana ngo kubera ko byara igitsina cy'ubwoko bumwe, kandi Imana ishakira n'amuvangira, yashaka ikanabagira ingumba. Uramenya rero utazagaragira Imana nabi ngo ujye mu bapfumu n'abandi ngo ujye kumenya impamvu bakora ibyo ngibyo. Uziringira Imana ko ari yo nyine ishobora kuzabigufashamo. Nanone Imana iti wa ma tadiri nafsu madha taksibu gada, ngo umuntu ntabwo amenye aho bwirageze. Umuntu kuba atamenye aho bwirageze, noneho uri hano ariko ku mugoroba hari aho bashobora kuguhamagara muri gahunda itunguranye, ntabwo uzi ngo biri buze kugenda gute. Nanone iti wa ma tadiri nafsu
bi ayi ardin tamut, ntabwo umuntu amenya ahantu azapfira, ntabwo umuntu amenya aho azapfira. Nicyo urwa gatanu rwashaka kugaragaza, urutoki rwa gatanu. Kane, umuntu ntabwo amenya aho bwirageze. Gatanu, ntabwo umuntu amenya aho azapfira. Ibi ngibi rero Imana iti falawla idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Ngo iyo roho igeze mu ngoto, icyo gihe nugiye umuntu atangiye guhirita, atangiye kumererwa nabi, maze Imana iti namwe icyo gihe muba muhari, twe tuba duhari kubarusha, ngo ariko ntabwo muba mubizi. Ngo rero walawla in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin, niba muri abitabazwa mwagorora iriya roho igiye, gusa ni mwana bishobora. Nibwo Imam Shafi'i, Imana imwishimire, yavuze ati fakam min sahihi mata min khayr illa, wowe ukeka ko uzaba igihe kirekire cyane, wowe ukeka ko uzaba igihe kinini. Ni bangaye mu bantu wari uzi babaye igihe kinini, cyangwa se barafite imbaraga, bakomeye cyane, baje gupfa bitunguranye? Kanaka w'umusore, kanaka w'umugore mwiza, wari uteye neza, witabye Imana, Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, witabye Allah upfuye bitunguranye. Yaravuye hano mu soko maskini, agiye ahantu runaka, imodoka iramukubise aragiye, amashanyarazi aramukubise aragiye, ngo ku bitaro imodoka irabishira bamazi. Izo mfu zitunguranye. Fakam min sahihi asha hina min adahari, ni bangaye mu bantu barwaye bikomeye cyane, uburwayi bwabo batera ubwoba, maze mukabasura muvuga ati noneho ntabwo bucya araba yapfuye, nyamara akaba yabaye igihe kirekire. Uretse ko ari naryo somo ryacu ry'uyu munsi turi buze gutangiraho mu kanya. Ibuka wa murwayi ufite umaze igihe kirekire, watinze gupfa, rimwe n'abana be bakamwibagirwa. Ibuka wa murwayi ubaye igihe kirekire abantu bibagiwe, wanze gupfa, amburwaye imyaka 10, afite ibiri yo kujya muri koma no kurya, indi yose yimaze nakimumariye. Wakamil urusi nizayinu alitasubiha, nibungaye mu bukwe bwariteguwe, umugabo yiteguye gushaka umugore we, nyamara umwe agapfira mu gisharagati, agapfa ku munsi w'ubukwe, nabo muzi. famal asha alifun aw alfayn fala budda min yawmin yasirun ila alqabr. Nushaka gutegura iby'umwaka umwe cyangwa imyaka 2, nasabura umunsi nawe winjira mu kaburi. Gusa muri ubu buzima bw'isi bugoranye, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakunda gusaba iduwa ivuga yuko Imana itamubisha ubeshe igihe kinini, ivuga ati Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa adhabi jahannam. Ati Imana ndagusaba ko nzandinda ibihano byo mu kaburi ndetse n'ibihano by'umuriro. A'udhu bika an uraddu ila ardhil amri, ndetse uzandinda kubo igihe kirekire cyane, aho umuntu abaho akayoberwa ibyo yavuga agasubira ubwana. Imana iti no duhaye kuba igihe kirekire, tumusubiriza indemo ye, asubira kubaho nk'uko yari azi. Aho kakana uba uhetse mu mugongo kakubwira ati mama kira niki, ira ni imodoka, kira niki, uriya ni igisimba runaka. Niyo umuntu ashaje niko atangira kuba. Aho musura yarataye ubwenge kubaza ati niko sha uri mwene nde, ndi mwene kanaka. Wagaruka uri mwene nde sha, ndi mwene kanaka, kubera ko ubwenge bwaragiye bwiwe. Nuko muri mwe abana zashoboza kuba igihe kinini, niko muzasubira mu kaba. Muri mwe hari abazapfa bitunguranye, no muri mwe hari abazarwara igihe kinini cyane, no muri mwe hari abazabanza kurwara bakabanza gupfa. Nubwo buzima muzabaho igihe kinini cyane, bibasaba ngo mutangire mu bitegure nonaha. Isomo ryacu, ubuzima bwo kubaho mw'ubwo buryo butunguranye, mu by'ukuri tugiye kubutangirana ku nkuru imwe, turangirize ku isomo ryacu ryitwa al-iman wal istiqama. Ni uburyo cyangwa se ni ukwemera ndetse no kwihangana.